Shalom, shalom, Yesu ashimwe. Reka nongere mbasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ni MUKALIBIYA Pasikazi Evangelist wongeye kugaruka kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana. Imana turayishimye ku byo imaze iminsi ikora hagati yacu, kubw'ijambo riburira, rihindura cyangwa se ryagarura ibyiringiro muri wowe. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuko uri mwiza kandi ko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Nyemerera ubwo uteguye aya meza, uyu mutsima tugiye gusangira utubera umutsima utera imbaraga, kandi nawe utucungire kugira ngo tuzagere ku bugingo buhoraho. Kandi unyemerere ijambo ryawe rihindura imitima yacu kugeza ku bugingo. Urakoze urakarama, umugisha umuntu wese ukurikira YouTube channel kugira ngo ahabwe umugisha n'ijuru, kandi ukurikirane ibyo byose mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Reka tuganire ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ni igice cya 2. Turasoma umurongo wa 22 wonyine. Haranditswe ngo kuko naho wakwiyuhagiza shura ukagira n'isabune nyinshi, ariko imbere yanjye ibyaha byawe byaraguhindanyije, niko umwami w'iteka avuga. Amina. Bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba, uyu ni umuburo Imana ibizanye kugira ngo twemere guca bugufi, twemere kwezwa. Ni ukuri ndagira ngo nkubwire ngo kubera icyaha, ishusho y'Imana mu muntu yarahindanye cyane. Umuntu ntabasha kwikiza icyaha, ntabwo wabasha kwikiza icyaha wowe ubwawe, ariko umenye ngo ishusho y'Imana muri wowe imeze ite? Ishusho y'Imana muri wowe imeze ite? Icyaha gihindanya ishusho y'umuntu mu by'umwuka ndetse no mu by'umubiri. Ngicyo icyo Satani yakoreye umuntu, ngako kaga duhura nako. Satani akagutesha ishusho y'Imana wari ufite ukimara kuremwa, akayihindanya, akayihindura. Intego ari ukugira ngo iyi shusho yongere igaruke mu muntu. Ni ngombwa ko ugirana isano y'ubumwe na Kristo, maze Kristo ukamuha gukiranuka kwawe. Ni ukuvuga ngo igihe cyose wihanye ibyaha uba ugarutse kuri Kristo. Iyi shusho rero dukwiye kuyigarura. Tekereza ngo ese icyaha ntabwo cyahindanije ishusho y'Imana muri njyewe? Ndacyari uko naremwe, ndacyari uko nahamagawe. Imana idutabare cyane. Nukuri reka nguha agatekerezo kamwe. Agatekerezo kamwe ni akana k'agahungu kifuzaga kugurirwa igare rishyashya. Iri gare rishyashya kari kararibonye ku mangazini hafi y'iwabo. Iryo gare ryari ryiza cyane, ryari rifite amabara meza cyane abengerana, ariko ako kana k'agahungu ntabwo karikwiriye. Ibyo kakoraga byose byari bibi, yari amafuti, yari amakosa, ku buryo batatinyukaga kuba, ku buryo ababyeyi be batatinyukaga kuba kabibwira se cyangwa se ngo kabibwire nyina.
kuko ise yari umukire cyane kashaka ko papa wako yakagurira iri gare. Iwabo bose baka kana baramwangaga uyu mwana cyane, kahoraga kiyenza ku bandi bana, kakabakubitira ubusa kandi kakabatuka, kakanababwira nabi cyane. N'umuntu wese wahuraga n'aka kana wese karamuhutazaga, nta kinyabupfura kagiraga, kari ingegera iri aho ngaho gusa. Mu ishuri ba mwarimu be bose barakinubaga aka kana kubera gukunda kurwana buri gihe n'abandi bana, gakubagana igihe cyose, kaniyenza kandi ntikitaga no ku masomo. Karagaswa cyane aka kana kuko niko kabaga kanyuma, nta cyiza na kimwe bari bagatezeho. Nimuhiri wabo ntacyo kakoraga, kahoraga kamena ibikoresho byose mu nzu, kandi igihe cyose ababyeyi b'aka kana bahoraga barira, nabo barakangaga kandi aribo bakabyaye. Yari uguhora gusa yangiza, nta murimo n'umwe aka kana kakoraga iwabo, ahubwo misiyo yako yari uguhora kiyenza gusa. Bahoraga bakinubira kubera ubugizi bwa nabi bw'ako kana. Ntacyo kakoraga gitunganye, ariko uko kageraga ku iduka ryarimo rya gare, karahageraga kanahita kagira ngo gahite, kakabanza kakitegereza rya gare, kakarireba cyane, kakaryitegereza maze kakaryifuza. Umunsi umwe rero ubwo kari kavuye kurireba, kagize ikibazo, karavuga ati ubuse mana yanjye ndabigenza gute, niki nakora koko kugira ngo papa yemere kungurira ririya gare. Kaje kunguka igitekerezo cy'ingenzi cyo guhindura imico yako, kwihana ibyaha bye. Nicyo gitekerezo cy'ingenzi kagize. Nibwo gafashe icyemezo cyo kwirwanya, cyo bita kwirwanya ukitsinda. Imana idutabare cyane. Kamaze gufata iki cyemezo cyo kwirwanya, kuko kari kamaze iminsi karota karinyonga kariguze. Uko kajyaga ku iduka kakitegereza iryo gare, niko karushagaho guharanira kuzaribona, maze kakirwanya gashishikaye. Uko kajyaga kurireba, kakarirebera mu kirahuri, kakareba amabara yaryo, nijoro karotaga karitwara kariguze. Mana we nakomeye. Noneho kubera gukunda iryo gare cyane kandi kazi ko batari kagurira, ati ariko ndamutse mpinduye imico yanjye nshobora kugira amahirwe. Nibwo gatangiye guhindura imico mibi yako, kicisha bugufi, karagenda kumvira buri wese. Ibyo bagategetse byose kakabikorana umutima mwiza, gacika ku ngeso mbi yo kwigomeka no kwiyenza ku bandi bana. Kuzerera kabicikaho no gusuzugura kabicikaho aka kana gatoya, maze ababyeyi batangazwa nuko guhinduka kwako, bibaza impamvu yabiteye, barayibura. Noneho igihe kimwe gakora ibyiza bishimishije papa wako cyane, nuko yifuza kukagororera. Mana ishimwe. Aragahamagara, arakabaza ati mwana wanjye urashaka iki ngo nkiguhe?
nuko wa mwana aramusubiza ati hari igare ryiza nabonye mu iduka shaka kungurira. Se aramujyana bajya kurigura, ataha nyonga anezerewe cyane kuko yari abonye igare yakunze cyane. Maze ubwo bari iwabo aryitegereza aho ryegetse, nibwo yabahishuriye urukundo rukomeye yarikunze, rwatumye abasha guhindura imico ye kugira ngo aribone. Aleluya, oh haleluya, aleluya. Arangije aravuga ati urukundo rufite imbaraga ikomeye cyane nirwo rwambashishije guhindura imico yanjye kugira ngo mpabwe icyo ntari nkwiriye kubona. Imana idutabare cyane. Bene data z'umusaraba, urukundo rufite imbaraga ikomeye rwahinduye imico y'uwo mwana, ahinduka umwana mwiza, agororerwa igare yifuzaga. Icyo umuntu ashaka nicyo azabona. Kubw'urukundo umwana yakundaga igare byatumye yicisha bugufi, yemera kwihana ibyaha bye no guhindura imico ye kugira ngo ababyeyi be, haleluya, bazemere kurimugurira, kandi bararimuguriye. Urukundo rwa Yesu rwatumye duhabwa agakiza ku buntu. Vuga ngo amina. Ndakwifuriza iki rero? Ndakwifuriza ko wamenya neza icyinjiye muri wowe kikagutera guhinduka uko utakagombye kuba uri, bigatuma ijuru ridashobora kukugirira icyizere cyo kuguha ibyo umutima wawe ushaka. Urasabwa kwigenzura, kwikontorora kugira ngo Imana ikubashishe kongera kukugirira icyizere cyo guhabwa icyo umutima wawe wifuza. Shalom, ndabakunda. Evangeliste Mukalibiya Pasikazi kuri YouTube channel ya Mukalibiya TV. Imana ibaha umugisha. Turagushimiye mwami Yesu kubw'imiburo yawe, turagusabye kugira ngo tuyobore. Kubw'imiburo yawe turagusabye kugira ngo twigishe, kandi turagusabye kugira ngo duhe guca bugufi nk'uyu mwana muto, kugira ngo kubw'imbaraga y'urukundo icyo natwe dukunda tugiharanire, duhinduke, duhindurwe n'imiburo yawe, tubashe kugishyikira. Ndagushimiye ko buri wese ugiye gukurikirana kandi ukamuremera ikimukwiriye kubw'imbaraga z'imbabazi zo kwihana no kwiyeza mu izina rya Yesu. Amina.